Ese wari wahamagara umuntu ngo uhamagare byange no gucamo bivuye ngo call ended? Ese bijya bikunda kuko uba wahamagara muri telefone agahita yandikamo ngo call ended? Ntibakubwire ko umuntu adahari cyangwa se ngo icemo bigahita byikupa ako kanya bikandika ngo call ended? Uyu munsi ngiye kukwereka uko bikurwamo ndetse n'igituma uhamagara bigahita byikupa bikandikamo ngo call ended. Ngiye kukwereka uburyo bwiza bwo kuzimyamo telefone ukoresheje kode. Ndababwira n'izindi kode nyinshi mushobora kwifashisha muri telefone zanyu. Reka nizere ko niba wari musha cyangwa se uri musha ukabona iyi video ijyanye n'ibyo ukunda cyangwa ushaka, umaze gukanda subscribe, ukanda no kunzogera kugira ngo utazajya ucikwa n'ibiganiro byiza byo kuri X byose dukunda gucishaho. Kandi nugira ikibazo kuri izi kode ngiye kubabwira, wandika hasi muri comment ikibazo ufite wifuza ko twakubwira kuri izi kode ngiye kubabwira. X byose. Kode ya mbere ni urwego 3 urwego. Iyo kode nuyandika muri telefone yawe bizatuma cya kibazo cyo guhamagara abantu bigahita byikupa, mutumvikanye cyangwa batakubwiye kiriho cyangwa itariho cyangwa ninacemo, iki kibazo kizahita gikemuka. Kwa kundi uhamagara umuntu bigahita byikupa nta jambo na rimwe wumvishe, iki kibazo kandi ufite network, iki kibazo kirahita gikemuka. Reka mbanze nkwerekana none ikibitera. Wenda reka tubanze dukandemo iyi kode urebe ukuntu bihita byandikamo ko bivuyemo. Nuzi ukandika muri telefone yawe bazahita bakubwira gutyo, bakubwire ko umaze gufungura ibintu byakubuzaga guhita uhamagara. Bazahita bagusobanurira ko ubu bamaze kubifungura guhamagara bigiye kujya bihita bikunda. Noneho ngiye kukwereka impamvu ibitera kandi mwese mukunda kwibeshaho. Ushobora kuba ukunda kujya kureba amayinite usigaranye kuri telefone yawe cyangwa se baka waguze cyangwa iminota ufite waguze, ugakanda gutya akanyenyeri 31 urwego uri kwihuta vuba ukaba uremeje, ukabikoramo nibwira ko nta kibazo bitwaye, kandi bahita bakubwira ko bamaze kugufungira guhamagara. Ushobora guhamagara ntibikunde. Urabibona aho handitse ngo hide outgoing call ID service was enabled. Bivuze ngo guhamagara birafunzwe none ushobora guhamagara ntibikunde. Cunga neza kugira ngo urebe aho wanditse enabled, kanze noneho nkwereke yindi bifungura bigafunguka ukaba wahamagara noneho bigakunda. Urabona ko iyanditseho disabled bisobanuye ko bifunguye ushobora guhamagara bigakunda. So noneho ni wumva ko ushaka gusiga telefone yawe mu rugo ngo batayicokoza ngo bahamagare cyangwa se bakumarira amayinite bahamagara abantu udashaka, ushobora kwandika muri kode twakweretse akanyenyeri 3 urwego ugafungira abantu baguhamagara, ibintu ugafungira abantu bahamagaza telefone yawe. Noneho nyuma yaho ukaza gukandamo kode yo kubikuramo, ugahita wandikamo iyo kode ukeneye guhamagaza, ushaka gufungura uburyo bwo guhamagara. Okay guys, kode ya kabiri cyangwa se kode ya 3 akanyenyeri urwego 75 94 urwego akanyenyeri. Iyo kode iyo uyishizemo ugahita uyemeza uba ugiye kuzimya telefone yawe gisirimu. Mbese kwirinda ko wakanda telefone amatushe uri kuyizimya. Icyo gihe ushobora kuyizimya ukoresheje iyo kode. Ushobora kuba amatushe yawe yarangiritse, wenda amatushe cyangwa se screen yawe yarangiritse, ugakandamo iyo kode, cyangwa se ushaka kuyizimya telefone yawe gisirimu wakandamo iyo kode. Indi kode niba waribagiwe nomero yawe ya Airtel cyangwa se utayizi, cyangwa se ukaba ushaka kugira ngo niba ugiye kugura simukadi uhite ubona nomero yayo, ushobora gukanda akanyenyeri 467 ugahita wemeza kuri simukadi ya Airtel. Icyo gihe uhita ubona nomero yawe ya telefone ya Airtel. Noneho reka tuvuge ngo wibagiwe nomero yawe ya MTN. Niba utazi kureba uburyo bwo kureba nomero yawe ya MTN, ushobora gukanda akanyenyeri 135 akanyenyeri 8 urwego. Witegereje neza hejuru ushobora kubona handitse ngo check mobile phone number. Ibumoso ukabona hariho logo ya MTN, biba bisobanuye ko ugiye gucekinga nomero yawe ya MTN. Noneho waramutse wanditsemo akanyenyeri 467 uhita ubona logo ya Airtel, ukabona naho handitse ngo check mobile phone number. X byose.